ikaze kuri Baho neza TV ntibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima mbifuriza kugira amagara mazima ubuzima buzira umuze gutunga mugatunganirwa mugatera imbere ndetse mukagira imiryango mugakora mugahaha mukaronka mbaha ikaze rero kuri Baho neza TV by'umwihariko icyo mbifuriza cyane ni ukugira ubuzima bwiza ubuzima buzira umuze mbese ukabubayeho uziko umeze neza yaba imbere yaba inyuma yaba mu mubiri nyabona reka mbabwira akantu rero ntigeze mbabwira buriya rero abanyarwanda tumaze gusirimuka tumaze gutera imbere tumaze kugera ku rundi rwego biba byiza rero iyo uzuko uhagaze ubundi abazungu bateye imbere usanga buri mezi 3 bakora checking y'umubiri wabo bakareba ese mu mubiri meze nte ese nta kibazo mfite mu mubiri ese nta ntungamubiri mbura nta vitamine ese nta ndwara yaba ishaka kuzantera ugasanga barisuzumisha so abirabura ntago ibyo bintu tubifite rero ntago turagira uwo muco kuko tutaratera imbere niyo mpamvu rero nabakanguriraga ubu ngubu byaroroshye cyane byaroroshye ubu dufite na promotion kuri Baho neza ivuriro ryacu dukorera hano Kicukiro Nyanza ahuza tukagusuzuma tukareba uko umubiri wawe uhagaze tugucisha muri scanner ni 5,000 gusa ukahita umenya ukuntu uhagaze ukamenya uko umubiri wawe uhagaze nimba nta kibazo ufite nimba nta vitamine ubura mu mubiri nimba nta ndwara ishaka kuzagusonga mu minsi iri imbere ikiza cy'ibyo rero buriya iyo wisuzumishije ukamenya ko nta kibazo ufite ukamenya ko nta ndwara iri kugusatira uricara ugatekana ariko iyo uje tugasanga ari indwara ishaka gusatira ariko itarakomera tuhita tuguha umuti ikavura iyo ndwara itarakara buriya kwivuza mbere ni byiza cyane kuko nk'ubu ngubu ushobora kuza ushaka kuzandura diabete ariko ikiri kuri etape yo hasi iyo iri kuri etape yo hasi tuhita tuguha umuti bikahita bikira ariko iyo uje byararengeye biragorana kukuvura ni kimwe na hepatite iyo yanduye ugasanga ufite B biroroha ariko iyo igeze kuri C biragorana so rero buriya biba byiza kwisuzumisha hakiri kare 5,000 kuba wabitanga ukaza tukagucisha muri scanner tukareba ubuzima bwawe uko bihagaze n'ibintu byoroshye ni promotion kandi ni promotion dutanze mu minsi mikuru kugira ngo usoze umwaka mbese uzuko umubiri wawe uhagaze Baho neza TV mukore subscribe share na comment mbibutsa ko mwadukurikira kuri YouTube channel yacu Baho neza TV kuri Facebook page Baho neza TV si ibyo gusa dukoresha social media zitandukanye dufite na Facebook page Baho neza TV mujyeho mutanga ibitekerezo dukoresha na email iraho ngaho kuri channel yacu watwandikira hariho na nimero za telefone byinshi wishaka kunyunganizi cyangwa se hari icyo ushaka kutubaza waduhamagara cyangwa se ushaka kutugana waduhamagara tukakuyobora aho dukorera ni hano Kicukiro Nyanza ku muhanda umanuka ugikarembure duhamagare turakurangira ni mujyanama w'ubuzima uno munsi rero nkuko muri kuyibona nabajyanye mu murima yacu munyandikire muri comment mumbwire ibintu muri kubona Baho neza ivuriro Baho neza tugira imirimo itandukanye harimo ibiribwa si imiti gusa burya rero bamerere nibanga n'ibiribwa burya turabyihingira tukaba tubifite nibyo dukoresha mu buzima bwa buri munsi nyine buri ufite ifamu harimo ibihingwa imiti itandukanye n'ibyo kurya murabona ko twejeje ahubwo nyine muzadufate neza muzafate neza mujyanama w'ubuzima ubundi nuza kwivuza tuzaguye n'intungamubiri hanyuma rero uno munsi nabateguriye insanganyamatsiko ngiye kubaganirizaho uyu munsi ubushize tumaze iminsi tubabwira uburyo mushobora kwivura imiti mwakoresha ariko twabonye abakunzi bacu
baradusabye bati ese mwakongera mukadutembereza mu mirima yacu mukatwereka imiti ko hari imwe n'imwe tutamenya. Hari imiti imwe n'imwe, hari ibiti mutamenya bitewe n'igihe mwavukiye. Hari abantu bakuriye mu mijyi ya Kigali batigeze bagira amahirwe yo kuganira na sogokuruza ndetse na sogokuru. Niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tugende tubereka, tubahugura, kandi kwiga no guhozaho. Nawe ushobora kuba hari icyo wanyungura kuko ntawe umenya byose. Hanyuma rero ahangaha ngiye kubereka umuti urwanya umwanzi wawe. Mune bavuga ngo umuti urwanya umwanzi wawe ku buryo ibyo yakoherereza byose bitakugeraho. Akarusho kuri ibi ni uko ku bantu muzi by'amarozi, uyu muti iyo uwukoresheje niyo agize ibyo akoherereza ntago bikugeraho, ahubwo biramugarukira akaba ari we byagiraho ingaruka. Uyu muti rero cyangwa se iki cyatsi abantu benshi ntago bakizi. Twakunze kubashyiriraho ifoto ariko batwandikira emails, comments, bamwe baraduhamagara bati ni ukuri ntago uwo muti ntitwawumenya. Mudufashije hari nk'abari Nyagatare, za Kibungo, za Ngoma, abari za Rusizi, abari Gikongoro, abari Butare, mwagiye muduhamagara ati turi kure, mudufashije mwawutwereka mukadutembereza mu murima wanyu mukawutwereka kugira ngo tube twawumenya. Mu mashyamba iyo tugiye kureba biratuyobera kubera ko hari igihe amafoto aba atagaragara neza. Rero kubera urukundo tubakunda kuko tubifuriza kugira amagara mazima n'ubuzima buzira umuze, nyabona twavuze tuti reka tubatembereze mu mirima yacu. Mbibutsa ko abahinzi rero ndaza kubaha bonus ku bijyanye n'ibishyimbo. Ndaza kubabwira no ku bijyanye n'ibishyimbo. Reka nsabe umufotozi turi kumwe ubundi abanza bereke umurima wacu n'ibishyimbo by'imishingiriro ukuntu biba bimeze. Ese mwe ahiwanyu muhinga ibishyimbo by'imishingiriro? Urabona ko turi kubereka ibiti bigiye bitandukanye dufite mu mirima yacu. Ndagira ngo muze kunyandikira muri comment mutubwire ese muri ibi biti uri kugenda ubona hari igiti wamashije kumenyamo ubwoko bwacyo, twandikire iki ndakizi cyitwa gutya na gutya. Hanyuma rero kuri uno munsi uko nababwiye ngiye kubereka umuti cyangwa se icyatsi ushobora gukoresha hanyuma bakoherereza uburozi ntibikugereho ndetse bikagarukira uwabikoherereje. Ikindi kandi ni umuti urwanya umwanzi wawe ushaka kukugirira nabi. Uyu muti iyo wawukoresheje ntago bikugeraho ibyo yakora byose. Mbibutsa ko rero hano kuri Baho neza dufite ibiti byinshi bitandukanye. Ubu nabahaye ikizami. Iki giti muri kubona ndashaka ko warumbwira uko cyitwa ngo iki. Numara kumbwira uko cyitwa uraba utsinze, ubwo nyine nzaguha igihembo. Twandikire muri comment. Hanyuma rero reka mbereke iki giti ushobora gukoresha ukirinda umwanzi, ndetse ukaba wagikoresha kugira ngo umwanzi wawe nagira ibyo akoherereza cyangwa se ibyo agutega, cyangwa se kwa kundi bagutega ukaba warenga ibintu, nagutega ibintu bibe bitakugeraho kandi wabiguteze bimugarukire, ntaba ari we bijyaho. Twagiye reka mbajyane no mu murima neza aho icyo cyatsi kiri, hanyuma mukirebe. Ese wowe warukizi? Nimba ukizi twandikire muri comment mbere yuko ukireba, twumve nimba uzi imiti. Ni Baho Neza TV, muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Twaje rero kuri cya cyatsi nababwiraga. Iki cyatsi rero bacyita umwisheke. Umwisheke rero niwo ushobora gukoresha ukarwanya umwanzi wawe, ndetse buriya umwisheke iyo wawukoresheje
iyo umwanzi wawe akohereje ibintu rwose ntago bikugeraho ndetse ahubwo biramugarukira akaba ari we bijyaho. Dore umwisheke n'uyu nguyu. Abantu mwatubajije ati umwisheke uba umeze ute, ese umwisheke urangwa n'iki? Anizere dore reka mbwire gafotoza begereza umwisheke n'uyu nguyu. Ni aka gati rwose ngira ngo muri kukabona neza. Aka ngaka niwe mwisheke. Urabona neza umwisheke n'uyu nguyu. Urabona izo mbuto ziba ziriho rwose. Dore n'uyu nuko uba umeze. So nimba utari uwuzi rero umwisheke n'uyu nguyu. Umwisheke rero ni ushobora gukoresha ukirinda umwanzi kakugeraho mbere, ndetse nyine ukirinda ko umwanzi agutera. Reka mbashimire rero bakunze Babaho Neza TV, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, mbifuriza kugira amagara mazima, ubuzima buzira umuze, ndetse mbifuriza gutera imbere mu buryo bwose. Twaberekaga icyatsi cyitwa umwisheke, niwe twaberekaga. Nizere ko mwawubonye, abatawuzi mwawumenye. Ibihe byiza, ciao.